icyizere agahagarara mu nshingano nk'umugabo ufite icyubahiro niwe musifuzi mwiza ukwiriye match bityo rero none se Cucuri yakoze amabara muri sezo tubibona Celestin yakoze amabara muri sezo tubibona harya Celestin yakoze koze ariko Celestin derby nkokora sata derby kuri derby sata atatanze ruje bakwitanye nkokora bireba nazo ngo nabyibagiwe nango nabyibagiwe none se ne wenyine ari ibyo Cucuri ari ibyo ngibyo ntago bazongera kwa indi mikino nakubwira nimo nakubwira ko uretse gato oya ahubwo indi match wegiwe ni ya polisi ntabwo nayibagiwe nimo nakubwira ko buri musifuzi yagize akantu katavuga horo sibyo polisi none se uwikunda Samuel match ya Rayon Sport na Mukura yagize match y'ikinego uyu Ruriso wasifuye derby neza ejo bundi yagize igihe cyo kwikomwa na APR kandi muri sezo urabyibuka ibya Persi mbireba nta musifuzi niba twarabonesha amaso twebwe kuko na Rayon hari igihe ngo urabona ngo uyu musifuzi ngo ratwiba ariko wareba nta musifuzi n'umwe utaragira igihe cyo kuvugwaho ibintu bitavugwaho rumwe muri sezo noneho bigende biterera aho bigeze tuzana bari hasi kuko bose babyishe uyu musifuzi ashobora guha match ntabwo ari mpuzamahanga ariko ntabwo ari mpuzamahanga ariko ashobora guha match ituma wumva bamusabira igitambaro ahubwo ashobora kugusezera ugatuma umuzinuko ubuzima bwawe bwose umunsi Kayitare David yahaye marwo gusifura derby abasifuzi babuze yasifuye match byatumye n'uyu munsi iryo zina ryaramenyekanye ayo mahirwe ushobora ko umuntu akayafata ndetse niba adafite badge bivuze ko atayishaka harishaka kugira ngo abone badge na gukora ibyiza nuko abashobora kumuha match akayihagararamo nk'umugabo sibyo akemeza Ferwafa fikamutangaho nk'umukandida erega n'abamakata mbege hari gihe basifiye atari abasifuzi baye cyane hari gihe bahereye hari umusifuzi wese ujya kuwukomeye ahatangirira hari etape acamo hari umukino wamwizeramo yaravuze ngo na Clattenburg hari ubwo batangiye gusifura abatari abasifuzi basifura imikino mpuzamahanga Zaire na he ariko kwera uko bitwara neza akagenda agirirwa icyizere nakana ko umuntu yabwa amahirwe none Jean Paul yitwaye neza kugira ngo bamwapugradinge kuri iyi match nabwo umunyamakuru wese yabyukira ariko reka nkubaze nahise reka nkubaze ni hehe Jean Paul yitwaye neza wahera umuha iyi match aya ni amahirwe yo kwitwara neza aha ubwo nuko gutera igiceri rero gutera igiceri oya David ntabwo yagerejwe kuri derby ntabwo yisifuye neza none se nyine aho magaze naha hamwe ntabwo Jean Pierre ibyo atakoze ko nahise avuze aje gushaka amanota kuri Rayon na APR ngo abone badge ndabihakana ibyo kimwe nuko Moise Murindangabo uyu munsi tambwira ngo aje gushaka amanota kuri match sibyo n'urugero abona abasifuzi batari mpuzamahanga babiri icyo mbwira ubutumwa cyane cyane Rayon Sport twumvishe byaguye mu matwi yacu ko Rayon igomba kudasohoka we kwita ku musifuzi uzazore wese tera mu izami inshuro 8 nibanga 5 bizemerwa hano wasiri yavuze ngo ni fair avec sibyo nahise kuko ibyo abasifuzi wibitindaho ni hahandi uzazore wese ahubwo shako kajagari kavuga ngo uzaza na wese genzatsinda nacyo vizo mpungengera zifite cyo bishaka gusohoka n'ifite impungenge niyo yanzaye amafaranga rega iyo kintu nese tubaze Kazu Rayon Sport ni idategura match ni ifite bya 170 za Joseph Bipfubusa niyo yanzaye amafaranga equipe yitwa Rayon Sport izwiho gutegura Kiyovu nayo ifite ubwoba kwizategura none se abarwanya Rayon ntisohoke bararwanya na Kiyovu oya ariko Rayon nayo ubwayo Rayon nayo ubwayo yakwegera umusifuzi ariko na Kiyovu ndakubwira na Kiyovu ntabwo yanzaye amafaranga yo gusohoka Kazungu ngenda baza tutitaye ku bibazo ifite nahisa mu mwanya kandi Kiyovu ubwo ariyo Rayon mu bintu izwiho ntabwo izwiho gutegura yo ntabwo itegura yategura ariko nese Kiyovu ntabwo yagira impungenge na Kiyovu ifite impungenge zingana izo Kiyovu ifite Kiyovu ikeneye amafaranga Kiyovu ikeneye gusohoka Kiyovu impungenge yazigira mu bakinnyi bayo impungenge Kiyovu ni firimbi Rayon Sport nayo imitegura yo ntigira umupaka Rayon Sport iguciye urwaho nahise iguciye urwaho Rayon Sport banze umenye ngo Kiyovu bucumbitse he icumbitse he urahazi se bavuga ko Musanze ezari Kigali ni urugero ntanze ariho simpamya ko Kiyovu izajya kuri iyi match idakoze lokali Kazu kandi ikomeye lokali abareyo ndabakunda ariko iriho iremereye cyane iriho niyo mpamvu Kazu nk'umuntu ufite experience muri itangazamakuru ry'imikino maze igihe kirekire muri uyu mupira wamanika ikiganza ukavuga ko Rayon Sport ry'imanuka Kizimbabwe itagerageza no gutegura reka irategura oya vugisha uko irategura ariko uyu munsi aho bigeze Kiyovu ifite impungenge aho bigeze uyu munsi aho bigeze twavuze ko Musa AS Kigali igomba kumanuka Rayon igomba gusigara ku rugo ariko ibyo gahunda kugira ngo ujye mu bikorwa rero irajyana na ariko iyo ntabwo ari gahunda Kazu iyo ntabwo ari gahunda ya Ferwafa iyo ntabwo ari gahunda ya Rwanda Premier ibyo bintu byose iyo ni gahunda y'abantu bari ku ruhande bashaka kurwanya Rayon Sport
ariko Rayon Sport niyo mu kwirwanaho kwayo nayo iguciye urwaho yagutegura ibyo simbyitayo nibashake Ibyo bategura urwaho, nibashake kazungu yakunaganika nibashake rwose. bategura bavuga ngo Rayon ngo ntisoka cyangwa izo hasigaye ni manuke ibyo byose nta hantu bigomba guhurira na Ngabonziza Jean Paul na Kimana Juliette na Mugisha Fabrice na Nizeyimana Ishyaka wavuga ngo umanuka usohoka soke yabikoreye usohoka soke yabitsindiye usohoka soke bimerita ayo mafaranga azayabona bimerita aho kuvuga ngo bamwe bagiye kubura amafaranga miliyoni 200 zirenga kubera isifure kubera ifirimbi kubera igitambaro cyazamutse ngo cyari igitego cy'amanyamara kitari cyo kubera amakarite watanze atarariyo kandi yamara yariyo iyo niyo fairness nge navugaga naheraga mvuga ngo mu bakoze amakosa bose bahari n'abanga bagiye gusifura barayakoze aba nibo bari beza kuruta abandi inshuti yari karingira ngo namwiteranye bahaye abantu amahirwe reka bayakoresha uzaba judging basifuye nabi nakubwira ngo David aho amahirwe tutamwizeye yasifura neza niba haba amahirwe reka sifure anje ziratandukanye rore anje ziratandukanye kayitare bamuhaye match ya derby ya championnat Rayon Sport na APR Football Club. Iyi ngiyi ni match y'umuntu ugomba gusohoka ahagarariye u Rwanda mu kirori. Sanutanga proposal y'umusifuzi ngira ibintu yakoze muri sezo. Sanutanga muri abo basini y'abamuzamana. Kiyovu Kambitsi Kanombe. Ndi muri kampi Kanombe. Reka nayisansubize reka nayisansubize. Aho nutinyira nyine Kiyovu abiheruka kubyumva. Mbwira nk'umusifuzi yifuza kuri derby nkubwira ibyo. Nije kikwereka ikimenyetso kivuga ngo match ejo ntiyoroshye. Kari ntabwo ibintu byose avuze mbyemera hari ibintu ababeshya uri serereka ari hoteli ikomeye Kanombe ni amakuru nkesha Radio 10 Kanombe yari hoteli ikomeye kotinga ko nibo babivuze Kanombe yari hoteli ikomeye ntabwo ngenda kotinga abonkesha amakuru Radio 10 nibo babivuze niba shake rate bagere sivyo nibo bagena Maldive bazaga rero aho bari kwitegura umukino n'abandi bashake bajya hanze bari kwitegura umukino ukomeye nk'uyu ni umukino reka nayo Kiyovu yashaka amafaranga nta kipe igihura na Rayon Sport ititeguye bikomeye Rayon Sport ni ikipe iteye ubwoba Bugesera ari bibiri erega kazungu yishyuriwe imishahara y'amezi 3 icyarimwe ngo bivuga ko amaradi yari yahawe miliyoni 5 zo kujya muri mutu ukongeraho n'imishahara y'amezi 7 bari bamuhaye icyarimwe nanjye uvuga amagambo akomeye oya reka ntabwo ari ngombwa kazungu hari ikipe rumva mu Rwanda yagiye gukina iyo hoteli ntabwo ari ikipe rumva agiye gukina Rayon Sport mu Rwanda itagiye muri hoteli ntabwo bishoboka uzi impamvu Rayon Sport n'ubukombe ni ikipe ikomeye mu mpera z'isezo birakomeye kwitegura Rayon ugomba kwitegura kugira ngo ntizasohoke agomba gusohoka menshi niyo mpamvu navuze ngo yewe match y'ejo ndi kumwe na Senior Kazungu uburyo nzi umupira w'inyarugenge ibyo naboneye Bugesera umwaka ushize uwitwa ariya yitwa Patrick Ngabo Isonga Patrick akaza akabihamya neza match kabyamo imvururu sinshinja Ngabonziza niba hari icyo azakora cyatazakora ariko ntibizongera imyarugenge umuntu yafata riske akayibabaza igishoboka ni kimwe mujye mumenya umupira wacu igishoboka ni kimwe ni handi hari 50 kuri 50 naho bisigara uriya Kasambungo niyo wamuzanira abasifuzi bameze bati wabazi ko ari bugutsinde niba banga urashaka penalty ya 50 kuri 50 nturi bugire mu rubuga rwe ni nacyo hari ingingo agomba gukora hari ingingo akuramo gorira mu mukino wo kwishyura niba mubyibuka utarabonye yumvishe 0-0 ariko Rayon yashije gorira irayihiga kamarada ajya gukina na APR Bugesera mu mukino wa championnat w'i Bugesera banganya 2-2 kamarada yakoresha abakinnyi inama arabwira ngo mfite amakuru ko ifirimbi iraza kuba ibogamye arababwira ngo ifirimbi iri ku ruhande rwacu match irateguye ajye sinibuka ko bayihaye twagira umukizara aho nyanze ku ruhande rwa Kasambungo yarababwiye ngo Kasambungo nushaka uzane kuri mwumve mbibutse yarababwiye ngo mwabahungu mwe igitego kitavugwaho rumwe nutsinda umutwe hari umuntu waguye muri sirifasi no butamukozeho ntabwo cyemerwa mu bashotere hanze ya sirifasi mushote ya mipira handi umusifuzi yakwa nk'igitego agahita afungwa bikagaragara ko ari ubujura wahera wanga icyo gitego nibyo bitego Bugesera yatsinze APR keretse ukoze maajabu ya ahubwo ibitego bya APR yabonye icyo gihe byo murabyuko bitavugaga rumwe amakosa atariyo iki ni iki bintu nk'ibyo ariko ibitego bya Bugesera batsindiye hanze ya sirifasi byose byari bya ibyo ni byose irajana akavuga ngo Mari hapa ni varu ibyo ni byo wasirajana avuga ngo byitwa faire avec ndabizi ko nshobora kwibwa ariko ntabwo ndaza gutsinda kandi nibwe urabyumva
ibi rero ndatsinda nibwe ariko ngewe nsinde. ntabwo nshaka kuvuga ikintu kibi kuri uyu ni umusifuzi utaraba mpuzamahanga. Hari impamvu Ferwafa yicaye igaha imaci umusifuzi utari mpuzamahanga. Ahari kuri match ashobora ikomeye kuba ari umusifuzi ari kuvetingira kubona baje, mwana akaba ari test bakayitwaye ya neza nyuma. Uwo musifuzi ngiye kumuvuga amagambo menshi yo kumuca intege naba ndi kumwangiriza Oya, kariyeri. nanjye ntabwo niyo mpamvu icyo nanze Rata nshuti yanjye yabyitwa Jean Paul Ngabonziza, muvandimwe Jean Paul. Hari impamvu utarabona badge, ahari wasanga ari match wa sifu ya APR na Gorilla. Wasanga ariyo mpamvu maze umwaka utarabona badge. Ahari wasanga ari rwo rufunguzo rwawe rukuganisha ku musifuzi mpuzamahanga, nawe ugatangira gusifura CAF Champions League n'ibikombe bya Afurika. Ejo ushobora kuba gusifura igikombe cya Afurika cya 2027 n'izi qualification zose uri kuzisifura. Arongo biterwa n'imyaka nanone ufite. ariko Nari umwana ntabwo muto. Navuze ubushize ko Moise Murinanga bakwiriye kuyihabwa Karenzi atereka. Ati hari imyaka. Moise Murinanga ntabwo Iyo ayikwiye. yigejeje runaka ubu Moise Murinanga ntabwo azigera Ni ayibona. urugero Moise niba afite 40 Ariko ubona kandi atanayiharanira. basezera kuri 45 ntabwo bayiguha. Ariko ubona atanayiharanira pe. Yari yakirize. Ubona oya nyine ubona uburyo asifura. Ubona atameze nk'umuntu ushaka badge. uheruka kumubona mu bintu bitari sawa Babarira utanga umuzi utanteranya n'abantu. wayize Uyu musifuzi witwa Jean Paul. Moise Iyi match ariko hari match yaherutse gusifura neza Rayon Sport. Moise ya Muhanga Yasi Muhanga itsinda reyo si yari Moise arya yari yari Celestin Celestin Yari Celestin oya Moise muri iyi minsi ni Gorilla Seleturu ni Yari Rayon ejo bundi Sport se. na cyari ejo bundi yejo bundi yabiri kubusanyira ngo yabiri ku Moise yasifuye neza cyane sifuye neza ejo bundi kabisa ni nayo mpamvu Ahubwo- Isiaka yasifuye neza Rayon Sport ahubwo ikintu kindyoheye iyi match Ferwafa niyo mpamvu yitekerejeho mvuga ngo cyane. ibyo gutinda ku basifuzi Rikari uyu Juliette si mpuzamahanga. Juliette ni Yabaye w'umukobwa. mpuzamahanga. Yabaye mpuzamahanga. Uw'igitambaro. Niwe musifuzi ngo w'umugore ugororotse hano mu Rwanda. Nyine wizerwa cyane ku umusista itambaro. wa mbere Cyane. Uyu witwa Mugisha Fabrice Sadi yambwiye ko ngo ni umusifuzi w'umuhanga kandi w'inyangamugayo cyane. Wandi yambwira ngo ni umuhungu wa Ambroise. Abantu Ni bashi- umusifuzi ugororotse cyane. nta gitego cyawurusha abantu babona nicyo bisobanuye Isiaka umusifuzi wa kane nubwo nawe ari umusifuzi. Isiaka simwizera cyane ntabwo mwemera ariko ntawamenya. Kuko rero ntabwo ari mpuzamahanga. ntabwo ari mpuzamahanga ariko match ya Rayon Sport abareba bakunda kumutinya ariko yasifuye neza Rayon Sport Urumva ko nawe ashobora kuba yaravuye muri bya bintu nyine bitameze neza. aya mashusho se ni ibya nibyo umva ko boss Marifa avuze Eh. ati iyo debate murimo ejo muzabona copy paste nk'ibyanga bayisonga Patrick ati bazayi Twabuza abantu kujya muri stade wowe. Boss biriya Manifa. ntabwo byashoboka Njyewe umusifuzi mufitiye icyizere. jewe Uko iyi yafite match- gike uzi- uzi- pasi uzi- igiye ufite kubabeshya icyizere afite se? gike Iyi match reka mubwire. Buriya abantu tuvuga abanyamupira bo ku ruhande bafikisinga match bategura match abantu nyine bica umupira. Wa mwanda tuvuga umupira. Baraza kugerageza ibishoboka byose iyi match bayangiza. Ibyo ndabizi. Ariko nanone aba ni abasifuzi rika. Kandi aba ni abasifuzi bapangwa na federasiyo. Rika federasiyo izi uburemere bw'iyi match kurusha undi muntu uwo ari we wese. Turi kumwe? Rwanda Premier League izi uburemere bw'iyi match kurusha undi muntu uwo ari we wese. Sinekereza ko umusifuzi agiye kongera kwica sezo yari yaragenze neza ngo akore ibintu bimara amezi 6 bivuga. hari ijambo wakoresheje Simbitekereza. ryiza je numva twagenderaho avuze ngo Ngabonziza Pacifique nta kintu kindi wenda kiri skandale kiramo Nta kinda nyuma yo match ya Bugesera. na confirma kuri iyi match nawe ni uburyo bwiza bwe nawe ni igikombe arabatwara. arabatwaye Magnifique arimo kutwereka twagiye tubona sezo arimo aho kutwereka penalty Ngabonziza Jean Paul yatanze kuri Rayon na APR na Rutsiro kabaye bigara cyangwa niyo yindi yimye garagaza ko ari umusifuzi Iyi match mwiza ntabwo yari ikomeye. Nubundi iyi match ntabwo yari ikomeye. maze se niba idakomeye Si niko mpamvu Ngabonziza bikoramo yatangaje amakosa Rutsiro. yanganyije nawe turawubwira narega hari penalty yayo batemeye bataye Rutsiro bataye aperi bataye APR irarega ku buryo Ngabonziza Jean Paul ko baranganyije kimwe Ngabonziza nziza nareka ngamaze igihe kinini anasifura none se kumara igihe usifura ni kimwe ariko usifura ku ruhe rwego Okay. Utanga- Nice. utanga Okay, iyo fairness. video muzanye murashobora kugaragaza ko muri iyi sezo hari utuntu yakoze tutavugaho rumwe ariko iyi ni match yo kwisubiza ikuzo. Ni match yo kongera kwiyambika ikamba do. Ngabonziza. oya Dore agomba ni gutya, gahunda ni guhamagarwa gutya. gatatu Ngabonziza Jean Kazuba muhamagaye. kazuba muhamagaye Ko gatatu nabonye ko iyi bikora. match ikomeye Nabonye bikora. mbabarira kubera iki Moyize Murindanga. Moyize Murindanga. kuri iyi match kuko ntabwo ushaka Hari igihe kwitindaho batuyobya. uzayitindaho uvuga ingaruka z'ibyabayemo ntiyageze imbere y'izamu
ngo urabona ngo umusifuzi none se ngo rero niba yirasa Kiyovu niyirasa kimwe kuvuze ngo nzaza hano mvuge ngo rero yibwe nzasesengura codingire rwose cyane nzaba ndimo neguza budara rwose nari ingingo mureshye uburyo yatanditswe ntabyo kuvuga ngo rero niteshwa kuko urumva kazu reyitsinzwe na Kiyovu ikajya ikabura qualification yo kujya muri confederations ntabwo nzayibara kuri match ya Kiyovu gusa nzagaruka no kuri match ya Rutsiro ngaruka no kuri match ya Muhanga Jaga mwibutse ngo Oya nzaba nganira na match ingingo 10 niba yaratsinzemo ebyiri izindi zo zakanganya zabo zigaruka kuko hari impamvu iyi match baye finale nuko yatsinzwe na Muhanga niba sinzi keretse za 98 sinzi Rayon Sport ihanganye na Kiyovu muri ubu buryo Kiyovu utafite amikoro Kiyovu itira abakinnyi muri APR Kiyovu Ndakomeye. kubyo Lorenzo avuga rero impamvu turi iri muri ubu buzima bwa 50 kuri 50 Nuko yagiye Muhanga ikaregeza. n'amanota yataye kuri Gorira niyo maceruka ya champion yego n'amanota yataye Muhanga n'amanota yataye kuri Rutsiro cyane twe kujya mu bindi aho rero hari ingingo nzamuza ayo kumeza manota arindwi niyo yateje Rayon rega na Sport ibibazo. Gicumbi sinzi impamvu muyikura Gicumbi hari ingingo ntabwo nayo ni zitoye. ntoya yego ariko nta manota reka yatakaye. dufate Rayon Sport ashyize imbaraga nyinshi mu kuzana umutoza hari ingingo sibyo nutuvuga Gicumbi nibyo abasasha na ba Romami ariko noneho hari ingingo ari kuri touchline hariya Rutsiro abiri aragiye aya Muhanga aba 5 n'aya Gorira imaze kwikora mu gikombe cy'amahoro murahuye muri champion Muranganyije. muranganyije ayo manota arindwi niyo yateje ibibazo Rayon Sport uyu munsi yo gukina na Rayon Kiyovu. iri mu bibazo yiteye. ibaza kuri kubara amanota 7 Kiyovu yanganyije na Muhanga inganya na Polisi ubusa ku busa ibaze none yaba yaratsinze imikino Reka reka nzababwire Umuntu- ubu Kiyovu ishobora kwirasira Reyo abantu bagatangira ngo Reyo yibwe none se niba utsindwa na Muhanga ukanganya na Rutsiro ukanganya na Gorira ni gute Kiyovu itagutsinda twabonye Kiyovu nyagira amakipe ibitego byinshi muri sezo sibyo njyewe munyizere gutya njye nta kintu nzavuga ku musifuzi ku munsi wo kuwa mbere abasifuzi ndabizeye kuwa mbere Reyo niba yatsinze nzasesengura Reyo niba yatsinzwe nzasesengura kuwa mbere umuntu nzambi waguhaye ibyo inkuru kuvuga byinshi. umuntu waguhaye inkuru y'umusifuzi witwa Mugisha umushimire cyane Mugisha wowe hari umwana umubwiye ngo umwasista ngo ni umuhungu Mugisha wa Ambroise Fabrice hari umusifuzi mpuzamahanga unyandikiye ni Sadi wamubwiye ngo n'umusifuzi ugororotse cyane arambwiye ngo ni umwe mu inyangamugayo. bana b'abasifuzi beza bari muri iki baremerwa gihugu baremerwa cyane kandi n'umusifuzi bimbwiye kasubire ngo ni inyuma umuhungu witwa gatoya. Mugisha Lorenzo rya jambo rya kunani Mm. kandi nzi ko si Kinyarwanda Mm. ni n'ingoga babimbwiye Babikosoye. nabikosoye hari umuntu muri labo Eh. wanyandikiye hari umuntu muri labo wadukosoye Mm. n'ingoga ni vuba hari umuntu muri labo wanyandikira abagufatirana vuba nicyo bisobanuye Yego. wanjye ariho nk'abana yisabira ngo kumenya n'ingoga ngo Oya, ngo- n'ingoga ngo umuhungu wa ndabizi. Ambroise ngo ni umusifuzi mwiza cyane njye sinari namuzi umusifuzi njyewe mwiza cyane umuntu wo pe. muri Ferwafa yambwiye ko ngo mu guhitamo abasifuzi Mm. ngo habaye inama buri musifuzi wese batoranyije afite impamvu ari hano uyu musifuzi witwa Jean Paul ngo muri iyi sezo yagerageje kwitwara neza ni umukinnyi ni umusifuzi ushaka gutera imbere ushaka badge iyi match ntabwo ari umuntu wamaze kwiheba utazigera ubona badge wenda urugero nka Murindangabo kubera imyaka wenda bamaze kwiheba nyine imyaka ushobora aho ugera imyaka ukavuga uti ntibanayima sibyo ndetse niba urwegeza imyaka ya retirement kazu Ngire- wajya mu kizamini cya badge gute urwegerekeza imyaka ya retirement ntabwo bishoboka ukoresha amagambo akangaranye cyane ariko umusifuzi ukiri muto bavuga ngo afite amahirwe yo kuzakorera badge sibyo uwo musifuzi amuha match zimeze nka test uyu musifuzi wa mbere impamvu bamuhaye match njye bambwiye ko ngo ni umusifuzi sinshaka kurangaza abafana ku musifuzi ni umusifuzi ushaka badge uyu Juliette ni umusifuzi w'umugore wo ku ruhande uhagaze neza kurusha abandi hano mu Rwanda ni mpuzamahanga undi wo ku ruhande twari dufite agomba gusifura match yitwa Umugisha Emmanuel abasifura ku ruhande ari kimwe ubu ari muri AFCON muri Maroc ari busifure Y'abana. kimwe cya kabiri Under 17. under 17 n'undi wo ku ruhande twari dufite we ari kimwe cya kabiri ari muri Maroc yewe ku bijyanye n'imisifurire Araza imisifurire gusifurira umunsi. iragororotse ngenda asaba ikintu kimwe kandi cyoroshye mwe gutuma hari ikipe izavuga ngo sinasohotse kubera mwebwe kubera abasifuzi Ehe. nari gutsinda nari kubona aya mafaranga ariko kubera abasifuzi natwe tuzaba duherega murabintesheje. natwe niyo mpamvu dusesengura ko Kiyovu niba ugomba gutsinda umusifuzi kubita umuntu mukubita ni urugero. ariko mu buryo bugaragara niyo mpamvu Cucura atanga penalty tukavuga ngo siyo n'amashusho arabitwereka nicyo natwe tuzaba tuvuga nyuma ari y'umukino abo ejo kuwa no gatandatu, kuwa ari mbere abo kuwa mbere ari tuje kuwa mbere tuzaba tuvuga ngo Ngabonziza Jean Paul niwe watumye ikipe mu rugero idatsinda ariko niyo mpamvu uze ngo ikipe zombi cyane cyane Rayon Sport ihabwa amahirwe yo gutsinda uyu kuri mukino nakiri witekereza umusifuzi atangaje ngo Ngabonziza ntabwo yabona badge yamaze kugeza ya myaka ngabo nziza batayihabwa
byashoboka Uyu? we na umuntu ari Moise muto ku maso se erega amazi Maso. we na Isiaka batangiriye rimwe ngo ntabwo nabigiye yayibona abuza Jean Paul ko umuntu ari umwana kankubwira abasifuzi b'igihe kimwe Ngo ntabwo Ntabwo yagiye kujya muri yayibona retirement? rwose. aho rero nashidikanyamo umuntu utagira icyo aharanira mu gihe kiri imbere. Moise umuntu Murinda- utagira icyo ahomba Moise bari bibi Murinda cyane Eh, umuntu utagira icyo ahomba bari bibi hari undi cyane witwa Jano nabi igihe kimwe Jano sinkimubona hari Jano hari uyu sabi igihe kimwe se na ba Celestin na ba Samuel ndumva ari urungano ariko se niba ari Celestin Yesu Samuel Celestin ko yahawe ejo bundi Celestin ubwo ni eh umutugore sister yahawe vuba ashobora kuba yarabanjije Celestin kuko ngabo nziza amaze igihe kinini muri shampiyona cyane amaze igihe kinini kinini ntabwo ari uwubu mazemo igihe kinini rwose umusifuzi rero wamaze kurenga igihe cyo guhabwa badge iyo atarayibona ntabwo namuha imikino ikomeye njyewe mba nkeneye ngo swati n'umusifuzi wizewe ufite badge cyangwa se wundi uri guharanira kuyibona ku buryo Cyane. match yose aba atekereza Akaba ngo ari nka ninkora David- ikosa nka Kayitare David nkaba Kayitare waba ubyumva uti ninkora ikosa rishobora kumbuza badge ariko umuntu wamaze kurenza Zandani umwe mu imyaka basifuzi ngo promising umusifuzi nyine uri likely guhabwa badge mu basifuzi bose bari mu Rwanda mu batarayihabwa ni ni David Kayitare muri inyuma cyane umuntu ushobora gufata yaregeje imyaka 36 arifite ngabo nziza no ngo iyo urengeje 35 ntawe baguha yego iyo utarayibona biba byararangiye byibuze usifura imyaka 10 Eh, aho Okay. rero uri maze- mu hano mu rero bantu bari pending mu wapointinze mateste na wapointinze umuntu udafite icyo ahomba unabizi neza unabizi neza ko ari match iri kurusho mu basifuzi bamufata nk'umusiriya nubwo atagira aho badge rero biba bikomeye sinkubeshe umusifuzi udafite badge utanayishaka Urigarura donc rero. umaze kurenza igihe cyo kuyibona njye numvaga afite imyaka yo kuba yakorera akaba badge anashinjwa ko hari uruhande afite aho rero aho mpita ngenda mu Iyo- ahubwo aha iyo ugiye ku mpande amagambo yose navuze ku bijyanye Iyo ugiye ku n'abasifuzi mpande urigarura na yareti iyo ugiye ku mpande zombi ntabwo ari rurisa uzi ikintu ari gukora ntabwo ari wa musifuzi uvuga ngo Ari kuri byibuze David icyo Kayitare bivuze ni Kayitare cyangwa Ari ndi kwikubita Ruriza nubwo Kayitare. Cucuri yibeshya ariko ni umusifuzi utagira uruhande uyu rero siko bimeze nari kuri Kayitare jewe njyewe nari kuya Kayitare cyangwa David. Ruriza uzi impamvu kuko Ruriza arabizi arakora ikosa Ruriza aherutse gusifura neza derby abantu bose baranyura niwe wa mbere wari niwe ukwiye wenyine usigaye Swati Match- Ruriza noneho Ruriza waba ufite impamvu yo kutayimuha ufite wene impamvu yo kutayimuha ugahita uyiha Kayitare kuko Kayitare arashaka badge Uzana niba uvuze ngo niba atari mpuzamahanga zana ushaka badge arashaka amanota ushaka amanota kuko ayakorere ukuntu atangiye Kayitare kandi ntabwo ariyo match ya mbere ikomeye basifuye ko asifuye derby asifuye derby yari aperi. ejo bundi ari uwa kane ntabwo amace zikomeye yaba agiye gutitira kuri zo cyane ntabwo Kayitare atangiye nk'uko Cucuri yatangiye yatangiye ari mutoya nayiha Kayitare nta manota nta bintu bimwanduza Kayitare apera ayisifurira neza ari ayisifurira neza Cucuri yatangiye nka Kayitare iyo myaka ya ngabo nziza ntabwo nayinyizi nuva mu nda handi nakubwiye ariko nakubwiye dore nanjye umusifuzi bamwita grand frère mu basifuzi ni grand frère frère? ni umu grand frère w'abasifuzi aho niho utinyira inshuti yari grand frère udafite badge grand frère udafite badge umva hano abantu pasi hari undi Kumva, musifuzi njye- rwose uri reka kumbwira icyo navugaga, ibyo pasi reka icyo navugaga pasi ya mbali navugaga ngo muri uyu mwaka ashobora kubona badge akazasifura igikombe cya Afurika ibyo ni ibintu umushinga umusifuzi ategura akaba ateganya mu uyu mwaka nakorera badge Ferwafa n'intanga noneho umwaka utanzasifura igikombe cya Afurika ariko niba umwaka utanakina apangira cyo muri Afurika gikomeye yakora amakosa muri match nta kibazo uyu ni Julien Mete ni Julien Mete Julien Mete Kayitare ugiye kumuha David ikarita amuha rwose ndavuga ati ntabwo twiganye amategeko ya FIFA kandi ubwo hashize imyaka ibiri match ibaye cyane Burya. akiri umwana hashize imyaka ibiri match ibaye Julien Kayitare yari Mete akiri umwana cyane agitoza Rayon Sports. Kayitare ya posting avuga ati idore wanjye mu basifuzi hano yitwa Uwikunda Samuel burya ati ntaragera ku rwego rwe nta kintu ndaho n'umunyobye uya postinga buri gihe Ukora Ati, ikosa- my idol ni ariko Uwikunda akagira ikintu Samuel nkurira Murindangabo Moise karita ibiri hafi cyane nta muntu umwanduza ni ugutera Ntabwo ubwoba Oya. ntiyemera kumukuraho abari ndi ku kazi yakora gutera biriya ubwoba bakinnyi abakinnyi baza biruha ku musifuzi oya birakora gutera ubwoba abakinnyi kazu Aravuga ati, hari ubwo umusifuzi akora ibara agahita yitwaza ikarita kugira ngo batamuzenguruka ni nko kwirinda wese arayitwaza wibeshye umukoreho gusa bitunguranye agira igitsure muri akora na ku mufuka w'inyuma wese ibyo niyo ngo ari gukarisha Eh, wowe eh. yabyikize reka wowe duce ibeshye umukore mu bitugu reka duce muri rimwe tuze Akebuke abone ko tugana ari ku umukino. musozi reka mabwire muri Elim mu bikoresho by'imodoka byiza bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho ibikoresho bifite ubuziranenge na performance yo hejuru byo ku rwego ruhambaye ibyo bikoresho bibarizwa muri Elim icyizere cy'ahazaza h'imodoka yawe bakufitiye piyese zose zishoboka ku modoka z'ubwoko bwose bagufitiye amavuta ya feri amavuta ya buwate amavuta ya moteri aya sentetike n'ibindi bitandukanye ku
igiciro cyiza cyane muri erime niba ushaka